iyi minsi ko hari n'akandi kantu kagezweho ko kujyana umukobwa atwite. Muzi impamvu gahari? Umukobwa araho ni mwiza, yarakarabye, yarisize aracyo. Ukajya wicara iwawe utegereje umugabo ufite amafaranga, uri inka ku buryo bagomba kukorora ngo bazakugure menshi. Ese mukobwa, mugore, ni uri byurye nihatagira igikorwa ndabisubiramo 80% mu myaka 10 y'abakobwa b'Abanyarwanda bazaba ari indaya, akandi kazi bakora hatagizwe igikorwa uyu munsi cyambere. Hello we wakoze subscribe kuri God Sky OG, mbanje kugushima ndetse ndagushimiye ko wagize uruhare mu gushyigikira ino channel ya God Sky OG. Ndagushimiye cyane. News on time. So ndagira ngo tugaruke rero ku makuru akomeje kutavugwaho rumwe kuri uyu mwana w'umukobwa w'umwitsinda rya Dorcas na Vestina ku bukwe bwe n'uyu mugabo uri kuvugwa ko ari umugabo mukuru, ariko aya makuru ndayanenze. Bari kuvuga ko ari umugabo w'imyaka 40. Aya makuru ni igihuha. Umva amakuru atari ivumbi, ndaje nkwibwirira amakuru atari ivumbi, ni igihuha. Mureke kumva ibintu by'ibihuha. Nawe ntukazajya ufata aya makuru wumvishe kuri YouTube ngo yatware mu mutwe ngo wumva ko ari ibintu. Nawe ujye ukora ubushakashatsi bwawe, dore ko abantu baba bari kwishakira ama views, baba bari kugira ibiki. Oya, ibi bintu turabyanze. Abanyamakuru batarabo mwuga bifata bagahimba ibintu bidafite evidences, batasomye, inkuru badafite, rutaza ahantu batoraguye bakaza bakubita aho ngaho, bakarunda aho ngaho ngo ubwo nabo bakoze inkuru. Oya, aya makuru turayanze. So ndagushimye wewe ukoze subscribe hano. Iyi nkuru kubera iki idakomeje kuvugwaho rumwe? Uyu mugabo ni muntu ki? Uyu Idriss Odrengo ni muntu ki ari we warongoye Vestina? Ese Vestina we ni muntu ki? Urukundo rwabo rwaje rute? Rwatangiye rute? Bahereye hehe? Bakundaniye he? Bamenyaniye he? Ibyo bintu abantu bakomeje kutamenya. Ibyo bintu byose bari gukomeza kuvuga rega, ntabwo bari kubikomozaho ngo bakugaragarize ni yihe mpamvu yatumye Vestina yemera gushakana na Idriss, umugabo wo muri Burkina Faso. Bahuriye hehe? Uyu mugabo yageze mu Rwanda. Nagiye mbona ba Scovi Umutesi, Mama Rwanda Gasabo yabivuzeho, Pasteur Rutayisi yabivuzeho, Kensi yabivuzeho, Mutabaruka yabivuzeho, ariko ugasanga ntago bari kubyumva kimwe. Tureke iby'iyi nkuru y'ishanga ikomeje guca ibintu by'icupa mu gitsina. No. Why? Menye impamvu emerenya natatumye aya mashusho y'umwana w'umukobwa managinga adafatwa na kamera ariyo yose hano mu murenge wa Kinyinya. Menya rero imva n'imvano by'inkuru y'urukundo, inkuru y'ikibatsi cy'urukundo, umuriro uri kwaka hagati ya Vestina na Odrengo. Indi nkuru utaruzi no iri kunugwanuga, ngiye kuguha amakuru yayo neza ku murongo, afite evidences. Ndaguhereza ibimenyetso, muhereza inyandiko zigaragaza ibyo bintu. Nuko uyu Vestina agize atya, akaba ashatse cyangwa se akoze mariage, akaba agiye atwite. Wakwibaza uti yatwise ate? Ubundi uyu Vestina ni umwe mu bagize itsinda rya Vestina na Dorcas, itsinda rikora uburirimbyi bwayo cyangwa se ubuhanzi bwayo cyangwa se impano yabo mu kuramya no guhimbaza Imana, nicyo bazwiho. Uyu Vestina akaba yaravutse Juni ku itariki 15 umwaka w'2023. Kugeza ubu akaba afite imyaka 22. Akaba ashakanye n'umugabo w'imyaka 36, apana imyaka 40. Ibyo bintu muri gushyiraho ni ibiki? Ibyo bihuha mu bikura he? Evidence zimuziriye, proofs ziriye muri mu muragaragaza. Niba mutari kwishakira indonke musebya muharasinga urukundo rw'abantu, mubanze mwirebeho, murebe
we wabyaye ryari, we wakoze ubukwe ryari, mama we yakoze ubukwe ryari, se yashakanye n'umugabo ngana iki. Mureke kwifata ngo nuko umwana ari umusitari mu mujyi w'umuharabike ngo muri gushaka amaviyuzi. Oya, urukundo ni urwabo, umurenge ni uwabo. Process usibye kuba mwarabimenye nyuma n'umurenge wenda kurangira, yego nta kindi kintu mwari muzi. Ibintu byagumye areba ko reka nze nkwihere amakuru guhera ku ntangiriro y'urukundo rwabo rwavuye kuki, byatangiwe n'iki, hanyuma y'ibyo turaza kumva icyo abandi babivugaho. Ese bo babivugaho iki, kuki batabivugaho rumwe? Buri muntu wese ari kuvuga ibye kuri uyu mwana w'umukobwa n'uyu umugabo w'imyaka 36, Idrissa Odrengo from Burkina Faso. Ni muntu ki mu Rwanda? Kuki yagaragaye mu Rwanda akamenyekana mu gihe cy'umurenge gusa? Ubundi uyu Odrengo ni muntu ki, akora iki? Kuki biri kuvugwa ko ari umunyamafaranga, ari umunyepinda, ari umunyepeso, ari ari umugwizatunga, pesa mane mura? Ubundi biravugwa ko uyu mugabo cyangwa se uyu musore mbere yuko anakubita ikofi hasi, ufungo hasi mu gushyingiranwa n'uyu mwana w'umukobwa, biravuga ko yabanjije gukubita ikofi hasi nyinshi cyane ku iwabo w'umukobwa, ku muryango w'umukobwa. Biravugwa ko yabahinduriye ubuzima. Ubundi biravugwa ko aho bari batuye i Musanze yahabimuye akabikubita mu yindi nyubako ijyanye n'igihe. Kugeza ubu iyo nkuru yose ndayifite, ndaje ndayibereka neza cyane. Imva n'imvano y'urukundo rw'uyu mwana w'umukobwa n'uyu mugabo. Uyu mugabo reka ari we duheraho, ni umugabo yitwa Idrissa, yavutse muri 1989, afite imyaka 36, aturuka muri Burkina Faso. Akaba yaraje mu Rwanda mu rwego rw'akazi, ari mu muryango cyangwa ahagarariye umuryango wa EP, niwe ushinzwe ibikorwa byose bya EP muri East Africa bihugu harimo n'u Rwanda. Ariyo mpamvu yari ari mu Rwanda ajya kumenyana na Vestina. Uyu mugabo akaba yarakoreraga akazi ke mu Rwanda rwose, aho yari atuye akaba yaraturanye n'iwabo wa Vestina, akaba ari naho bamenyaniye. Yari umuturanyi waho yabaga mu nzu ubwo yari ari mu butumwa bw'akazi. EP iyi ngiyi ahagarariye ikora mu gihugu cy'u Rwanda, Uburundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria, Cote d'Ivoire n'ibindi bihugu nka za Philippines. Ibi bihugu byose ndagira ngo nkubwire ko abihagarariye muri urwo rwego rwa EP, cyangwa ushinzwe iterambere rya Afurika. So uyu mugabo ngaho umaze kumva imva n'imvano y'ikofi n'ipinda n'ifungo ry'uyu mugabo ayoza igitiyo. Yego, turi kujyana neza cyane. Amakuru y'umugabo nagenda yacukumbura neza, ndaza navuga nti ndaje nyahereze abakunzi ba Gadski OG. Abantu bose bakoze subscribe, nawe niba utarayikora kora subscribe. Bityo rero uyu mugabo niryo pinda niho yamenyaniye n'uyu mukobwa, hano mu Rwanda rwose ntago ari kure. Ubwo uyu mukobwa yasaga nk'arimo arasoza amashuri ye, uyu mugabo bari baramaze kumenyana, ndetse rwose n'ibintu bimwe na bimwe n'imishinga imwe n'imwe yaratangiye gutegurwa mu ibanga rikomeye cyane. Yego, amakuru amwe nyakesha inkuru ikinyamakuru cyitwa Igihe. Ifashisha uburyo bwose umenye
amakuru yizewe. Yego, bityo mureke gukomeza kubeshywa n'abantu. By the way, ahangaha uyu mwana w'umukobwa Vestina akoze umurenge atwite, arongo atwite. Ibyo bintu rero mushaka kumbwira ngo ese ngo uyu mwana w'umukobwa yaba twise inda yande, yaba yarahuriye he n'uyu mugabo kugira ngo ni ibintu byoroshye kandi byumvikana cyane, kuko uyu mugabo bamaranye igihe kinini. Amakuru utaruzi yizewe kandi yarari mu ibanga rikomeye cyane, nk'abanyashyize hanze ngiye God Sky OG, nkayakubwira nkayashyira hanze nkayavuga neza cyane. Yego, reka kumva ibihuha, reka kwizera ibihuha ngo utware inkuru zitari zo mu mutwe. No, we humva inkuru zikwiriye, inkuru za nyazo. Niba warakoze subscribe umenye ibintu bya nyabyo, apana ibinyoma. Ubukwe bwa Vestina bwavugishije abantu pe. Ndaje ngende ngaruka kuri space zimwe na zimwe zagiye zivuga kuri uyu mwana w'umukobwa. Umuntu witwa Emirene akaba asigaye mu gahinda gakomeye cyane. Biravugwa ko ubundi iyo umuhanzikazi agize gutya agashinga urugo, uwo barushinganye yaramutse adakunze adasanzwe akunda ibintu by'imiziki, impano ye ipfuba izima. Ariko bikaba akarusho iyo umushatse cyangwa washyingiranywe ubundi ashyigikira umuziki. Yaramutse ashyigikira umuziki rero, ya mpano ya wa muntu nibwo izamuka neza cyane, bibonye gishyigikira support. Kwibaza ngo Emirene azongera kumanaginga Vestina kasigaranye Dorcas, ese iri tsinda rirasenyutse? Ibyo turaje dukomeze tubirebe muri iki kiganiro n'inyandiko zabyo. Wakibaza ngo Knowless ko yaririmbaga Butera niko akiririmba se? Oya. Ese Clarissa Karasira uko yaririmbaga aracyaririmba? Oya. Izo nkuru zose, ubwo buryo bwose turaje turebe, twibaze duti ibibazo tukomeje kwibaza. Vestina azakomeza umuziki we cyangwa se umuziki yakupise hasi ubwo yawirengagije? Reka tuze turebe, dukomeze turebe iyi nkuru, dukomeze turebe imva n'imvano y'ibi bintu. Icyo nashakaga gusesengura ni ukushyira hasi, gushwanyaguza, kugira ngo udakomeza kumva amakuru y'igihuha. Yego, wenda gushimiye wowe ukoze subscribe kuri God Sky OG. Kuri God Sky OG ukomeje gushyigikira inkuru zicaho, news on time, inkorokoro, Rwema, umucukumbuzi w'inkuru zizewe, amakuru ku gihe, news on time. Reka dukurikira turebe blogs, turebe abantu bakomeje kuvuga iki kuri ino nkuru y'ubukwe bwa Vestina. Ibitekerezo by'abantu, nawe ibitekerezo byawe ubwo hafi aho ngaho kabisa. Amakuru tumvishe cyangwa amatsiko ugize, ubwo uraza kwandika ibibazo cyangwa se igitekerezo cyawe aho muri comment section, turagusubiza rwose 100%. Reka dukurikire, reka mbareke dukurikire n'andi mavideo n'ibindi bitekerezo by'abandi bantu nakomeje gukusanya, bo barabivugaho iki jana uwuhese. Gusa dushimire nanone Irene kuba atacuruje bariya abana nta kantu ka danje. Irene ni inyangamugayo pe. Irene bariya abana yarabareze. Irene kabisa, salute. Uwo musore n'umubaza icyo kurya gatatu, aza kuvuga ko yavuye wabahahirwa. Ubitandukanye na wa musore w'imyaka 25 wibana ari umunyonzi. Abo bantu babiri baratandukanye. Ese nimba ari umwana wo kwa boss bitwaye iki?
abo bantu babiri baratandukanye inshuti yanjye. Reka sasa nje ngo umwana wo kwa boss wamenyere kurya iby'iwabo kabone nibwo yaba ari imirage y'iwabo atazi gukora arabirya bigashira kuko ntago azi kongera ayo mafaranga, nta nubwo azi kubyaza ayo mafaranga ndi arabirya bigashira. Ahuriye n'umunyonzi. Umva nkubwire wa munyonzi wanjye rero w'imyaka 25 uzi gukora utaramenyereye kurya ruko nyina yagize iki yamugaburiye wibera muri ghetto mukabana avuye muri ghetto yihiringa amenyereye kubira icyuya kugira ngo arye. Ukaza ugafata ibitekerezo byawe bizimu kabihuza n'ibye business irakora. Ariko umutandukanye na kaga ahungu kuyiwabo ngo kazanye mu mafaranga yawe ngo karaje kazabirya nk'inzige. Abirya nk'inzige bishire byose nawe usubire ku isuku uhinduka umukene. Ariko umwana w'umukobwa usigaye ajya gushaka abakobwa twamenye ubwenge nago tukiri ibigori gikuru urwo rwego. Umukobwa arareba inyungu z'ahazaza habana be agari buze kureba inyungu z'umwana wabyawe na nyina. Niyo mpamvu nimba nshatse umugabo w'imyaka 42 baburetse gato. Umugabo w'imyaka 42 jewe ku giti cyane ku myaka 20 nshatse umugabo w'imyaka 42. Ndabanza ntekereza uyu mugabo nsanze ubundi biti arankunda senge ndamukunda. Ese uyu mugabo tubanye ahazaza hanjye nawe nahahe, ahazaza h'abana banjye nahahe, abaye adahara abana banjye babaho. Turkumvikana? Yego. Abaye adahara abana banjye babaho mu byo yashatse nanjye nashatse. Nimara kubona babaho ntago ndi bujye gushaka umuntu aka kanya agiye niba ari umunyonzi agakubitwa n'imodoka ndi busubire iwacu. Natwe niyo cyangwa se nkajya kwihiringa mwihiringa ndumwe kandi ubushobozi bwanjye butabasha gutunga babana ndumwe. Ikintu nakwibwira rero ni kimwe, nimba mushaka kabakobwa bongera kubareba nimurindira imyaka 20 ngo mujye ngo kuvuga ngo nibwo ngiye gushaka amafaranga. Oya, uyu munsi tangira ushaka amafaranga. Jessica, natwe niyo mpamvu abasore mugiye kuzajya mugenda tukababona hariya muri ibizungerezi mwana twanze ngo mutegereje abafite amafaranga bikarangira mubuze n'ababashimisha mukajya gukoresha amacupa. Mukajya gukoresha amacupa. Tuzabashaka twapfakaye. Ako ntago muri kubona forumire ukuntu ihagaze. Ndi gushaka umusaza w'imyaka 60 nyuma y'imyaka 15 agapfa. Mwaza kugushaka we musore mu mafaranga yashatse. Ibintu bihagaze ngiye maze kubibona narumiwe. Nge narumiwe. Kugira ngo hari indi formule iri gukoresha. Ngo bisigaye bimeze bite? Kuvuga ngo ariko kankongorera. Oya kavuge bakumva ariko. Nukuvuga ngo ngewe mukobwa. Yego. Abakobwa bafite imibare. Ugasanga ari umuntu wize tourism mu mubare ararege ameze nabi. Yego, imeze ute? Ngiye gushaka umugabo w'imyaka 65. Myaka 15 arabapfuye. Yego. Ndababara mu myaka 15 nihanganire mbare na muzehe. Ariko nyuma y'imyaka 15 muri ya mafaranga yashatse ndamanuka Kigali ngiye kureba gasore kakiri gatoya. Kaze karya ibyawe n'umugabo wawe kabirya n'iby'abana bawe usubire ku bukene ube karafu n'uburi umugore utagira ubwenge. N'abagore mwe namwe mufite abagabo bamaze kwitahira bakabasigira imitungo ndimwe wajya ukora utaha ndimwebwe cyangwa se ukareba umusore. Hari abasore bakiri bato bazi gukora bro, hari abasore bakiri bato bazi gukora n'ubwo batarabigeraho ariko ubona nawe urimo ubona uwo musore azi gukora ahora mbona amafaranga ntabwo naryama ntarayabona. Isani yo wamugabo ukorera 5 yabikorera ariko yitwe ko yakoze tu ntaryame. Uwo musore wa mugore we nibuze ko umuntu wawe yitahiye kandi ukaba ufite imitungo wijya kureba ka gasore kakanebwe kirirwa muri gym karyamye wohereza nayo kujya gym kataterura na riteri kajya ngo muri gym ngo nikakoresha gakondo da. Genda urebe wa musore uzi gukora uzaza mugafatikanya turi kumvikana bya bindi wasigaranye bikikubaka cyangwa ka kuruta uguri bujye kureba umusonga rero ubyuka yiborosa akara gaca afite agahera kareshyuko. Hari akantu kanjye wasimbutse nongera nkagusubiriremo. Aha bakobwa ngenzi gato ngira ngo uribuka ikiganiro twakoze ejo cy'amacupa
natwe turabareka mugende mubizungerezi noneho n'aba basaza mu gihe mubategereje mubabure natwe tubihorere mujye gukoresha amacupa. Mutwihorera se mutwihorera ikigari ifaranga ari musema kweli. Muratwihorera se ibyo biratureba. Hako rwose tugura imashini sizicomekwa dutigite. Muri gushaka gakondo z'amacupa. Dutigite tugure n'amakaziyo. Ko murasetse. Kuvuga ngo abagore abangaba bajya gukoresha ngo baba bakennye. Bakoresha amacupa se. Babuze si imashini z'amashanyarazi. Cyangwa muzi neza ko hatari indanga z'abagabo. Mumbabarire cyane. Nukuvuga ngo umugore ufite amafaranga aba ameze nk'ikisi. Abameze nk'iki? Aba ameze nk'amazi mu isi. Kuko ubuzima butarimo amazi ntabwo nta buzima bwabo butagira rero bose baba bagize iki bamukeneye. Iyo afite amafaranga bakenewe ahubwo wa mugore we wereba kuri nkuko tubizi ko abagore mwamenye ubwenge ubu bwenge mufite none nanjye pe munabakuriye ingofero ubwo yarabwiye ngo yego buriya ngo hari ikintu abantu batazi. Munyambana n'umusaza ngo umuzungu ngo afite imyaka 82 ngo uwo muzungu ngo ntegereje imyaka byibuze imyinshi afite ni 10 agapfa napfa kagahinda kose nagize tubana nzagahozwa n'umusore muto kandi ubwo nge maze kuzuza imyaka 50 umusore muto w'imyaka 25 nzahita ariko iyo uzanye umusore wa fake rero nshuti yanjye aragucucura n'ibyo byose akabimara. Jessica bano bagabo bakurikiraho abacecura amafaranga nase basagenda ari kubara imyaka yo gupfa nukuri baba bagena uyu mucecuru ngo afite imyaka 70 ngasigaje imyaka ingahe ngapfa ubundi yajya kumutekera akamugaburira ivuta ringana uko imitima izamuka akamukubita stress nuko barira mu gupfa kuko bamukubita ivuta ibyo muganga yamubujije akaba ari byamuha ariko mwabantu mwe mushaka mujye mubinyanga mugayo umuntu yagukunza akaguha ubuzima akakwitaho akagukunda akagukundwa akazi ukumva wowe utegereje isaha yo gupfa kugira ngo uhore usenga ngabeho sha nta bunyanga mugayo burimo biri seriye. Reka tuganire kuri kino kintu ngira ngo ibaze kugira ngo ugende witeguye ko umuntu apfa ngo mu myaka 10 ugasangura namutanze. Ngira ngo mu minsi yashize uribuka yuko ubu ngubu umuntu ashobora gusezeranya umwana w'umukobwa ku myaka 18 mu buryo bwemewe n'amategeko ariko mbere byari 22 buri umuntu ntago abakiri mutoya ku buryo kubaka bishobora kumugora. Kareka n'abakobwa y'imyaka 22 yari umunyabwenge barubaka nta kigoranye kirimo cyangwa n'ubwenge menya ubwenge akareba ko no kuri kw'Imana bakomeze bashaka abasore baze ko icyo kibazo ejo bundi bake abasore mwe nimwishakira amafaranga namwe niburi yaramubonye afite imyaka 42 cyangwa 45 cyangwa 50 cyangwa 100 nawe nubu yafite uzamubona ku gihe cyabo. Ese ikibazo kiri mwabahungu mwahubwo bari kubaha umwanya wo gushaka amafaranga nimwishakira amafaranga mwiturije niba muri kubona ko abagabo bagenzi banyu ku myaka 50 bari kubona abagore nawe nuyigeza uzamubona kubera iki muzanyere ku musore ufite amafaranga ukiri singo muzamunyereke ane twari tuzi ko shauri ya mwana hari umuntu uzamujyana uwuhese gusa dushimire nanone Irene kuba atacuruje bari abana nta kantu kadanje. Irene ni inyangamugayo pe Irene bari abana yarabareze Irene kabisa salute. Kuvuga ko wenda yari kwa posting n'umwana mwizirene. Oya rega abantu uyu munsi bamaze kumenya ubwenge ntago bagikeneye gushyira privacy z'imiryango yabo hanze. Nta nubwo icyo ari cyo kibazo arundi udafite ubwenge yabikora rero. Ko nejo bundi Pizo wa Max abejo bundi yarasezeranye ariko ntago bigeze ubibona. None se ari umuntu ukunda umugayo yose yaza agafotora akabishyira hanze. Abantu bamaze kumenya ubwenge. Sawa rero. Abantu bamaze kumenya ubwenge. Sasa iki kiganiro nge no kwishakira ukuntu nakinywera. Yes reka duhinira ahangaha rero Jessica ngushimira cyane kubw'ikiganiro dukoze cyari cyiza hari harimo ibintu byinshi cyane abumva bumve kandi abasore rwose mwihangane ndabizi mufite ikibazo cy'ubukene ariko ni bizaza mwebwe mukore ijana iyo urikoreye ejo ugakorera irindi biba 200 mukore mudacika intege mwebwe gusa nimba ari ikibazo cy'inkwano kiri iyi nkwano ni mushaka ngiye rwose uzanjyana nazazitange si ngombwa ntago ari ngombwa. Thank you so much. Bano bagabo bakurikiraho abacecura amafaranga nase basagenda ari kubara imyaka yo gupfa nukuri baba bagena uyu mucecuru ngo afite imyaka 70 ngasigaje imyaka ingahe ngapfa ubundi yajya kumutekera akamugaburira ivuta ringana uko imitima izamuka.
akamukubita stress nukubarira mu gupfa ukuvuga amukubita ivuta ibyo muganga yamubujije akaba ari byo amuha. ariko mwa bantu mwe nimushaka mujye mubinyangamugayo. umuntu yagukunze akaguha ubuzima akakwitaho akagukunda akagukundwa akazi ukumva wowe utegereje isaha yo gupfa kugira ngo uhore usenga ngabeho nta bunyangamugayo burimo biri seriye. reka tuganire kuri kino kintu ngira ngo ibaze kugira ngo ugende witeguye ko umuntu apfa ngo mu myaka 10 ugasanga uranamutanze. ngira ngo mu minsi yashize uribuka yuko ubu ngubu umuntu ashobora gusezeranya umwana w'umukobwa ku myaka 18 mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko mbere byari 20 buri umuntu ntago bakiri mutoya ku buryo kubaka bishobora kumugora. kareka umukobwa w'imyaka 20 yari umunyabwenge barubaka nta kigoranye kirimo cyangwa n'ubwenge kumenya ubwenge akareba abakobwa no kuri kw'Imana bakomeze bashaka abasore baze ko icyo kibazo ejo bundi bacyo abasore mwe nimwishakira amafaranga namwe niburi yaramubonye afite imyaka 42 cyangwa 45 cyangwa 50 cyangwa 100 nawe n'ubu yafite uzamubona ku gihe cyawe. Ese ikibazo kiri mwabahungu mwahubwo bari kubaha umwanya wo gushaka amafaranga. Nimwishakira amafaranga mwiturije. Niba muri kubona ko abagabo bagenzi banyu ku myaka 50 bari kubona abagore nawe niyigezaho uzamubona. Kubera iki? Muzanyere ku musore ufite amafaranga ukiri singo. Muzamunyereke. Ane twari tuzi ko Shauri ya mwana hari umuntu uzamujyana. Uwuhese. Gusa dushimire nanone Irene kuba atacuruje bari abana n'akantu ka danje. Irene ni inyangamugayo pe. Irene bari abana yarabareze. Irene kabisa salute. Kuvuga ko wenda yari kwa ni umwana mwiza Irene. Oya rega abantu uyu munsi bamaze kumenya ubwenge ntago bagikeneye gushyira privacy z'imiryango yabo hanze. Nta nubwo icyo ari cyo kibazo. Arundi udafite ubwenge yabikora ari. Ko nejo bundi Pizo wa Max abejo bundi yarasezeranye ariko ntago bigeze ubibona. None se ari umuntu ukunda umuga yose yaza agafatura akabishyira hanze. Abantu bamaze kumenya ubwenge. Sawa rero. Abantu bamaze kumenya ubwenge. Soze iki kiganiro nge no kwishakira ukuntu nakinywera cyane. Yes rega duhinira ahangaha rero Jessica ngushimira cyane kubw'iyo ikiganiro dukoze cyari cyiza. Harimo ibintu byinshi cyane abumva bumve kandi abasore rwose mwihangane ndabizi mufite ikibazo cy'ubukene ariko ni bizaza mwebwe mukore ijana iyo urikoreye ejo ugakorera irindi biba 200 mukore mudacika intege mwebwe gusa. Nimba ari ikibazo cy'inkwano kiri iyi nkwano ni mushaka ngiye rwose uzanjyana nazazitange si ngombwa ntago ari ngombwa. Yeah, thank you so much. Gukura iryi Kasongo Mombali naga Kasongo Songa libira nos Songa libira. Oh yeah.